ukuvuga ngo umugore wasenze neza ashishikaye akagenda agatakira Imana, Imana iza yumva ayo marira, ntabwo aza agendera ubusa, apfa kuba gusa asenga ari mu kuri. Hello, hello nshuti zanjye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, ni Tesi na Nana, ni ka gacano kacu, dukomeje kubaha ikaze cyane, ngo amahoro ya Kristo akomeze abane namwe. Bakomeje gushimira abakunzi bacu bakomeje kudushyigikira, batwandikira comment, share, like, sha mukomereze muri uwo murongo. Reka ntacyo bitwaye gushyigikira mugenzi wawe, ntacyo bitwaye, uri mu nzira nziza. Imana ibahe umugisha cyane, ibitekerezo byanyu turacabikeneye, mukomeze mudushyigikire muri byose. Uyu munsi rero Mana yanjye, abakunzi bacu, twaje kuvuga ku mugabo mubi. Maze iminsi ivuga ku bagore, hari umuntu wanyandikiye ariko ngo kwibasiye abagore cyane, yeme ntabwo nibasiye abagore. Abagore ndabashimiye cyane, abagore inshuti zanjye, murabizi mu inshuti zanjye, ntabwo nabavuze nabi, si ukubanga, kandi nanjye ndi umugore sinubanga. Ariko uyu munsi twaje kuvuga noneho ku bagabo. Tuje kuvuga ese amafaranga, urugo rufite amafaranga, urugo rutari rufite amafaranga bakagira amafaranga, bishobora guteza amakimbirane mu ngo? Bishobora guteza amakimbirane mu ngo? Yego, birashoboka, kubera ko mfite ubutumwa bwa mugenzi wanjye, inshuti yacu ya cano yacu, umukunzi wacu watwandikiye ari kugisha inama, ariko nsanga amafaranga ashobora guteza amakimbirane mu muryango bitewe n'uko ba nyiri amafaranga babyitwayemo. Iyo waretse amafaranga akagutegeka biteza amakimbirane mu muryango, ariko igihe wabonye amafaranga akaba ariwe uyategeka, nta makimbirane biteza. Kandi ndirimba akaririmbo kamwe kavuga ngo mbega umugabo mubi we, mbega umugabo mubi we, mbega umugabo mubi we, umugabo mubi arutwa n'akaradiyo, ameze nk'imvura y'urujojo bigwa ntihite, alalalala, alalala yo mazimwe, alalalala, Mana tabara, Mana tabara, tabara ingo zacu zo mu minsi y'imperuka, Mana tabara, Mana tabara, tabara ingo zacu zigire nk'iri juru rito. Imana ngo itabare, ngo igire ingo zacu nk'ijuru rito. Rero umugabo mubi nawe abaho, ngo arutwa n'akaradiyo. Aha, biba byoroshe. Mugenzi wacu rero yanditse abwira ukuntu yampaye ubuhamya. Uzi ko yeme satani ni umugome, satani ni umugome. Kuriya satani ntazayishimira ko abana b'Imana banezerwa, ntazayishimira ko urugo runezerwa, ntazayishimira ko urugo rugira ibyishimo, ntazayishimira ko urugo rutera imbere. Ntabwo bikunda. Uwo ni satani. Kuriya abantu bashatse ngo hagurukira namwe satani mugakubita ahantu tadusengera ndavuga ngo bakubite karande, ugakubita karande ukayirandurana n'imizi yayo yose mu isengesho. Ariko satani ntabwo yikubitisha umunwa ngo bikunde, ugomba kuyikubitisha ijambo ry'Imana ugasenga cyane, kuko ingo satani yarazihagurukiye nta mikino ihari, sibyo? Uzi kugira ngo ugire ngo wageze mu mugisha, kandi ko kuba wayigezemo umaze igihe mu buzima bwo gupfundikanya budafite icyerekezo, ariko Imana yakingura irembo ry'imigisha, ntimubyakire ahubwo bikababera umuvumo, bikababera ikibazo. Ni ugusenga cyane, ni ugusenga cyane wa mubyeyi we. Rero uyu munsi umubyeyi wacu yatwandikiye nyine avuga ukuntu yatangizanye n'umugabo we bahereye ku busa, kuri zeru, barabana mu buzima bugoye, barabana barakomeza nyine barahangana. Guhangana mvuga bahangana n'ubuzima, umwe agacaha undi agaca mu mahoro. Kandi yemwe bari abakene ngo bari bafite amahoro atemba nk'uruzi, nkamwe ya ndirimbo iziririmba ngo mbega amahoro, mbese ni uko
ayo mahoro niyo bari bafite bakiri abakene, sibyo? Bahuza n'umugabo bumvikana, batahana 1000 bakavuga uko babikoresha bakagabana, batahana 200 nta rubanza. Imana irabafasha baranabyara, barwara muri ubwo buzima. Maze umugore ayoboka umusozi arasenga, Mana yanjye, baje kwikuta ku musozi Imana ikavuga ngo izabagirira neza, izabagirira neza. Arasenga aragenda arabohoza koko. Urumva cya gihe c'Imana rero kiragera. Erega ijambo ry'Imana nta ukuvuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Iyo usenga Imana irakumva kandi iragusubiza. Kandi koko nubwo hafite ayo makimbirane, si uko Imana itakoze, Imana yarakoze kandi cyane. Ariko uvuga ngo mwabyitwayemo gute? Muri bya bisubizo Imana yaguhaye wabyitwayemo gute? Hari indirimbo imwe izivuga ngo mbere y'uko izuba rirasa, mbere y'uko inyenyeri zicana, mbere y'uko ukwezi kumurika, Imana ibanza kwita ku bidukwiriye, kandi mbere yo kudusubiza Imana ibanza ikabigira, kugira ngo itarenza urugero, maze bikatugirira ingaruka. Impano yaraje ni ukuri kose, niko urumva ko Imana irabanza ikagera kugira ngo itarenza urugero, bikatugiriraho ingaruka. Rero ntabwo Imana iba yahubutse yaguhaye ibintu, ahubwo iyo ibiguhaye ubyitwaramo ute? Uzi ko hari igihe Imana iguheza ibintu, iba yaguhaye ibyo mu kigero cyayo iba yakugeneye, ariko wowe ukabona ko yarengeje urugero, akarutangira kusambya ibintu byo mu wawe. Imana igenda itubabarire. Uyu mubyeyi rero yatwandikiye ambwira ukuntu bahereye kuri ubwo gusa bapfundikanya, ejo bundi irembo ry'umugisha rirakinguka. Haleluya. Umugore aravuga ati yera Yesu arakora. Mbese yamaririmba kajya akaririmbo kashatse kavuga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba, Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye Imana uzageza he, bituma bibabata. Nuko murayizi, kurumva araririmba aragenda arashima, kandi koko Imana yari yakoze, abantu bose barabibona pe. Ntamaze kugera mu rugo bagapfukama bagasenga, kandi icyo gihe bakiri abakene, ngo habaga igicaniro mu rugo rwabo kitazima, bahora basenga. Iyo umuntu, urabizi, iyo umuntu yari mu bihe bigoye by'ubukene by'inzara, uza usenga, nta masengesho uza usenga, uzohora utabaza gusa Imana, Mana wantabaye, Mana wangiriye neza, Mana, nibyo bahoragamo. Umugabo Imana irema ntirikingutse ntabonye amafaranga, maye wanje, ni ukuri kose. Umugore azasigara amwikozaho, yewe tuje gusenga, we sheri ngo ndarushe, akamaze akamasinzira, ngo ndarushe, yewe dusenge ndarushe. Umugore akavuga ati nyine umugabo uko nyine yiriwe mu kazi ararushe nta kundi. Ibaze no ku cyumweru ntiyarakije gusenga, kandi akama agenda ku cyumweru ati ngiye kuri randevu, mfite amanama, mfite ibiki, agahora mu ngendo zidashira. Ariko umugore akavuga nyine ni akazi. Kabiri kangahe ryarembaga ry'umugisha ritangiye kuba ikibazo. Wa mugabo wari umuntu uhora mu cyumba cy'amasengesho, wa mugabo wasengaga, wa mugabo wumvikanaga n'umugore, ifaranga gazaje ananiwe gukontorora za faranga ngo ari buzitegeka, ifaranga zitangira kumukontorora, atangira kumenya aho za nyashibebe ziba nziza z'i Kigali. Urumva, nyamababa z'i Kigali. Ninde wagiye mu bakobwa? Ni wa mupapa. Za masaje aho ziri ntakivamo, za sauna ntakivamo, kandi ntagende wenyine, niwe wasohotse, niwe wagiye ku mazi, akabesha umugore ngo yagiye mu kazi, bayasohokanye n'abakozi bagenzi babo, akaza agenda agakubita icumweru ku Gisenyi ngo yagiye ngo mu kazi, kubesha, sibyo? Za faranga ni nk'aho ahantu yari ari
umugore yazambwiye ati ni nkaho yasaga nk'ahantu afungiranye, aragenda amubera musha, ngo umugore aracanganya ikigo, neza umugabo aramubura, umugabo aragenda agenda bucya yamubona aramubura neza burundu mu rugo, yarasigara mu nzu akaza yirakaje akigira intare, umugore arasigara amubwira nta kintu cyiza kimubonaho, ni ukumubwira nabi, arasa nabi, induru induru induru, amakimbirane araba mu nzu bitewe n'amafaranga, sibyo? Noneho umugore aravuga ati ariko se mana yaje, mwana we ko nagusenze ngo uzaduhe amafaranga udukure mu bukene, none ukaba wabikoze ariko amafaranga akaba atubereye ikibazo, ngire gute? Urumva? Umugore aragenda arashira, none icyamubangamiraga cyane agatekereza ukuntu umugabo amuzi ko ari umukirisitu, ari inyangamugayo, umwana mwiza, niwe utanga ifaranga mu makanisa, niwe utanga ifaranga mu biterane, urumva? Akagira ubwoba iyi si ya none turimo, sibyo? Akavuga ese umunsi bazamufatira ahangaha, ese umunsi bazamufata amavidewo, ese umunsi bizagenda gutya, aragenda arahungabana, umugore aragenda arapfa, arashira. Urumva? Igicaniro cyo mu rugo kiramunanira, yaza asenga gusa akaba uwo kurira gusa, sibyo? Aba uw'amaganya, aba uw'agahinda, atangira kuza agwara kubera puresha, sibyo? Aravuga ati si ubu ngire nte? Noneho ubu ngubu ahageze, ubu ngo yahinduye isengesho, kandi mwa bagabo reka mbabwire, Imana izi bumva, ariko natwe Imana iratwumva abagore. Amarira y'umugore wasenze ashishikaye neza ko Imana yumva, Imana ni ukuvuga ngo umugore wasenze neza ashishikaye akagenda agatakira Imana, Imana iza yumva ayo marira, ntabwo aza agendera ubusa, pfa kuba gusa asenga ari mukuri, asenga ari mukuri. None rero wa mudamu ubu rero yafashe gahunda, wa mugabo yitegura igihombo kubera ko yanze ko gukontorora amafaranga, aremera amafaranga aramukontorora, amafaranga barimo ayamuyobora, abona mbese ntiyashoboye kumenya kujera amafaranga Imana yamuhaye, kandi ariya mafaranga bari barayasengeye, ariko kubera ko wananiwe kuyajera rero, ubwo rero Imana igomba kongera kandi kuyakwaka kugira ngo amahoro abe mu rugo. Hari ijambo nza numva, niba ari umugani niba ari iki, ngaho kugira ngo Imana ngo iguhombe ngo yaguhomza, aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhomza. Ifite ubushobozi bwo kukwaka ayo mafaranga, wananiwe gufashamo imfubyi, unanirwa gufashamo abapfakazi, unanirwa gufashamo abatishoboye, unanirwa gutabaramo imbabare, ariko uye kuyajana muri za nyashibeba hano, ngo nibyo wibereyemo, ngaho ni wowe uri ku masosho media, ngaho uri gukora ibintu byangwa n'amaso y'Imana, ngo online, ibintu biteye isoni. Kandi uwo mama yambwiye ati mama, ubonye ibintu nabonye wakumirwa, sibyo? Rero uriya mama rero yafashe igihe agiye gusenga Imana, wagiye gusenga Imana yongere ngo ibasubize muri bwa buzima bari barimo, kuko ari abakene niho bari bafite amahoro. None bagize amafaranga, umugabo amwereka indi sura, ibyo ataramuziho ibyo yabonye gusa, yagiye atungurwa gusa, urumva? None umugore yambwiye ati rero nongeye kandi gufata inzira, ngiye kongera n'ingingo Uwiteka, aho kugira ngo mpombe umugabo wanje, imyaka twari tumaranye, Uwiteka agomba dusubize hahandi twatangiriye. Ati kuko nari nzi ngo abakire bose babayeho neza, kujya umuntu abona mu muhanda bari guseka, ariko nasanze abakire aribo bafite ibibazo, barara barira bugaca. Ati ubwo buzima rero ushobora kuba umukene ariko ugasinzira kandi ukabaho neza, aho kugira ngo ube umukire urarurira mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Rero umumama aravuga ati rero tumugira inama, none nkora iki? Ngire gute? Ifaranga zazanye ibibazo mu rugo, umugabo wanjye ko amafaranga ari kumukontorora, ibintu byose byahindutse. Rero mama, nta yindi nama nakubwira, genda usenge, kuko buri gihe mpora mbabwira, Imana niyo yubaka ingo zigakomera, Imana niyo ishigikira urugo. Njese mfite iki cyotuma urugo rwawe rwubakika? Ntaco, ni ukukubwira gusa jya ku mavi usenga Uwiteka, niyo yatanze ayo mafaranga, iyo ishobora guhindura ibintu,
ikaba yamukubita gutya ku mutwe gutya, ikongera kandi ikagarura ubwenge bwiwe, kuko yakoze ngo kuri Nebukadinezari, umwami Nebukadinezari imukozeho gusa gato yisanga mu ishyamba, yari umwami arisha imyaka 7, irongera kandi ikubita ku mutwe, arongera kandi agaruka ku ntebe. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe Imana iramushoboye, genda usenge mama, ureke gucika intege, ureke gusenya urugo rwawe, ubwo nawe nyine ni Satani. Hari apostle yigeze kutuganiriza, yigeze kubwiriza, numva aravuze ngo umuntu utarabona ifaranga, nshuti yanjye, ntabwo uba umuzi. Yahinduka isaha n'isaha, yaguhindurira, yakwereka uwo utari. Uzaza uvuga umuntu yabonye amafaranga ariko atarabona ifaranga, ntukibeshye ngo uramuzi, ntumuzi, uzamumenya yazigise. Rero ubwo nawe yaguhinduriye, yananiwe gukontorora ifaranga, aba arizo zimukontorora. Rero Imana igenda igusange, Imana igasanira urugo rwawe, Imana igutiza imbaraga, wongere igicaniro mu rugo rwawe, ureke gucika intege, aho gukomeza usenge cyane, winginga Imana, Imana izishigikira umuntu wese wayije. Ntushobora gutaha amaramasa, ntibikunda, ntushobora gutahana ubusa imbere y'Imana. Ugende usenge cyane, ahubwo igicaniro noneho ucongeze ugikubi, kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana ikurinde, ingo z'iki gihe zifite ibibazo basenge cyane, Imana ibashigikire. Ciao ciao.